Reka nongere ngo ikaze wamaze gukora subscribe kuri channel ya YouTube Yambi TV official, ndetse nawe udukurikira mu bundi buryo utarakora subscribe ariko mukamukunda inkuru ndetse n'ibiganiro dukomeza kugenda tubagezaho. Niba wibuka igice cya gatandatu cy'inkuru uko nateye inda mama wanjye, nuko ko cyarangiye ubwo uyu musore Mukiza Jean Baptiste yaragezeho yemera agatinyuka akinjira mu cyumba cya nyina, hanyuma akamusanga aryamye ku buriri ndetse ntagire ubwoba, agakomeza kugenda amwegera kandi nyina nawe ari kumwitegereza. Ese byaje kugenda gute? Byamuguye amahoro. Reka durushe amatsiko twumva igice cya karindwi cy'inkuru, ntutsa kureba munsi yayo ukareba ahari bitukura ndetse jambo subscribe ugakandaho, ugahita ukana kumenyetso kw'inzogera gahita kaza ku ruhande kugira ngo dushyiraho igice cya 8 cy'inkuru, uzahita wakira ubutumwa bugufi bikumenyesha uko kigezeho ugahita ucyumva. Nakomeje gusatira mama ku gitanda, ndamwegera cyane ndetse nicara kuri icyo gitanda. Ndamubaza nti urumva umeze ute? Arambwira ati meze neza muhungu wanjye. Nazanye ikiganza mukoza mu ruhanga nk'ushaka kumva ko afite ubushyuhe. Ndashaka kumwereka ko naketse ko yaba arwaye, ariko sicyo cyangenzaga. Nagenzwaga no gushakisha inzira yose yatuma mwiyegereza, nkumva ndacyashaka icyatuma abona ko mukunda kandi byaba ngombwa bigafata indi ntera. Nakomeje gukora mu ruhanga rwa mama wanjye gahoro gahoro, ndetse nkoza n'ikiganza ku itama rye, byose nkabikora nk'ushaka kumva ko yaba arwaye. Nitwazaga iyo mpamvu ariko nkabikora ku buryo ntekereza bwatuma agira ibyiyumvo runaka. Ndakomeje kureba mama icyoroshye, nkomeza kugaragaza ubugwaneza mu maso ndetse no kwitwara ku buryo agomba kubona ko mukunda. Mama yakomeje kunyitegereza cyane, maze nanjye shirika ubwoba sinatinya, nkomeza kumukoraho rwose. Naramubwiye nti uko byagenda kose urarwaye, ndumva ufite ubushyuhe bwinshi mu mubiri kandi dore kubyuka byakunaniye. Yambwiye ko yumva ameze neza cyane, ambwira ko yumva nta burwayi bwihariye afite uretse umunaniro gusa yari afite kubera urugendo yakoze aherekeza papa wari werekeje muri Kenya, akanyongerera ubwisanzure bwo gutereta mama wanjye nkamwigarurira. Niba ari urukundo nari mfite cyangwa se niba ryari rari, ariko icyo ari cyo cyose cyari ku rwego rwo hejuru. Mama yari yaranyeretse ikimero cye ku buryo bushoboka, kandi hamya neza ko 100% ko yabikoraga atagamije kundarura, ahubwo nta makuru yari afite yuko aramutse yambaye ibigufi imbere y'umwana w'umuhungu bitabura kumutera ikibazo. Kandi naho bwose bamwe mwaseka cyangwa se mukangaya, babwije ukuri ko namwe ariko byari kugenda, kuko ikimero cya mama cyari kigizwe n'umubiri mwiza kandi worohereye, namwe cyari kubagusha iyo muba mu mwanya wanjye. Erega abana aho bava bakagera barareba, bagira ukwifuza kandi barakunda, kuko ubona ko abaho uhora wambarira bigufi nta kimenyetso cyo kwifuza bakwereka. Rero rwose uribeshya barakwifuza ndetse cyane, ariko barabiguhisha ntibabyerure. Ariko buryo cunze neza wasanga banishora mu busambanyi kubera wowe, cyangwa bakanikinisha utabizi. Uko ni ukuri kwambaye ubusa. Ikintandukaniyeho nabo bana bawe nuko jye nabaye nk'utombotse. Ikibatsi kirari no kumva nkunze mama cyane kirankubita ntangira kwitwara nk'umusazi. Nje byari byafashe indi ntera, kandi numvaga ngomba gukora byose nkagera ku cyo nifuza. Aho narindi impande ya mama numvise ubushyuhe bundenze cyane. Uko nanicaye ku gitanda nahise nkiryamaho nanjye. Mama namuryamye impande, kandi ntabeshye ihembe ryanjye ryamukoze harabyumva, ariko ntiyabiha umwanya. Yahise abyuka yicara akanya nk'ushaka kuva ku gitanda. Numva nkozwe n'isoni cyane kuko naketse ko yanketse, akabona ko nabandi kubona ibidasanzwe. Umwana warezwe yakaba yatabona ko bafitanye isano, noneho kuri nyina wamwibyariye. Numvaga ashaka gukora byose uwo munsi nkagira icyo ngeraho gifatika, nkava mugora nifuza uwo ndeba, nkava mu ntambara y'irari rikomeye byarushagaho kunyangiza cyane. Mama yakomeje kwicara ku gitanda, nanjye aho nari ndyamye nimara ubwoba ndabyuka, nanjye ndaza mwicara impande ndamwitegereza. Mama yarakebutse arandeba, duhuza amaso nirinda ubwoba, nuko arambaza ati nibiki bati? Naye ngiye gutobora ijambo ngo mvuge, numva ndenzwe n'igihunga, bita nsuhuza umutima mbanza kwitonda. Namaze guceceka akanya ntamusubiza, noneho mbasha kumubwira. Naramubwiye nti mama, ugomba kuba urwaye nubwo uri kubihakana. Mama yarisekeye cyane, kandi rwose nkurikije ukuntu numvaga afite ubushyuhe guhera ku mano kugeza ku mutwe, nta kabuza no yarabibonaga ko hari icyo nashakaga, ariko bigomba kuba byari byamutunguye ndetse ntabyiyumvishe. Ntiyarazi ko imyambarire ye, uburyo yitwaraga uko yishakiye imbere yanjye, byagiye binyangiza gahoro gahoro kugeza ubwo mpindutse bikarangira mbaye icyo ntazi. Ihame ndakuka muri ubu buzima ni rimwe, nuko icyo ibyo ari cyo sarura. Nurira abajeyi umwana azakora ibajeyi, kandi nyine bidatinze ntuzabura kwigaya cyane, ndetse ushobora no kuzatuka Imana yibaza impamvu itaguha abana bazima nk'abandi babyeyi, nyamara utaramenye yuko igiti kigomba kugororwa kikiri gito. Umwana ukuriye mu mbuga idakubuye biragoye ngo yumve ko ikubuye ibaho. Umwana kandi ukuriye hari isuku, nawe muri kamere ye nta cyabapfana n'umwanda. Umwana ukuriye mu muryango wubaha Imana kandi ukagira imikorere ihamye mu bintu byose, haba mu mivugire, mu mirire,
mu myambarire no mu migenzereze yose ifite aho ihuriye n'umuryango ntabura gukura ari umuntu usobanutse imbere n'inyuma. Mama rero kuko atubashyira ihame yagombaga kugerwaho n'ingaruka z'imyitwarire yagiye agaragaza kuva nkiri muto, kuko muri ibyo bintu ari insoretse maze gusobanukirwa umuhungu n'umukobwa uko baremye. Yagombaga gusarura icyo yabibye, yagombaga kwikorera umusaruro w'irari yabibye mu mubiri wanjye, nta kundi umwanzuro wari uwo. Nanjye nabonye inyungu z'ibyo nakoreye mama wanjye, umutima wanjye uracyandya kandi sinamubona ngo musabe imbabazi, ariko byibuze uko nkomeza kubabwira ibyanjye ndabahoka kandi Imana isenga izakomeza kunyereka inzira. Mama yambwiye ko atarwaye, nanjye nkomeza kumubaza utubazo twinshi kandi nkamwegera. Nabashaga kumureba neza cyane, yari acyambaye robe de nuit ariko ubanza yarashaka guhaguruka agahindura imyenda, ariko nkaba ndi kumubangamira. Yabonye ibintu byahinduye isura, nuko arahaguruka, nanjye mpita mpaguruka byihuse mufata akaboko. Naramukuruye agwa mu gituza cyanjye, ahita ansunika nyegezayo. Ubanza nari nasaze nanjye. Numvaga ntazi ibiri kunkoresha, ariko nta mugabo nanjye nayo narihanganye. Guhera mu buto amanyereka ibice by'umubiri umubyeyi atakabaye yereka abana. Wenda nkiri muto sinabyitagaho, ariko maze gusoreka natangiye kumubona ukundi birangira mwifuje. Maze gukura mu akagwa mu gituza yarangiza akanyiyaka, yahise abona ko ikibazo gikomeye cyane, maze atansunika arambwira ati bati ubwo busozi bwawe simbushaka, nsohokera mu cyumba vuba. Nahise mbona ko mama yamaze kunyuzamo ijisho, shakisha ikindi cyo kumubwira ndakibura, ariko iteka numvaga byanze bikunze agomba kuba umuti w'indwara nari ndwaye yakomezaga kunshegesha. Ntabwo muri ibyo bihe ubwo nari nuzuwemo n'umwuka w'irari nari nkibona mama nk'umubyeyi wanjye, ntabwo nari nkibona uri imbere yanjye kare wanyibarutse, ahubwo namubonaga nk'inkumi turi kumwe, ndetse nkumva uko byagenda kose hari ikigomba gukorwa. Nari nasheze, nari narubiye, kandi byari mu gihe uko umubiri wanjye wose waribwaga, kuko numvaga icyo nshaka ntakibona. Imyitwarire ya mama uwo munsi yatumye ngira ko imyitwarire ye yatumye numva mbuza amahoro, mbona ko ibyo nibwira ko nshobora kumusaba urukundo bitari bumpire. Birumvikana niko yagombaga kwitwara. Niyo myitwarire ye yagombaga kwereka umuhungu we yifuzaga kurenga umurongo. Nubwo mama yambaraga ntiyikwize, ntabwo muri kamere yagiraga ubuhehesi. Yakundanaga na papa cyane, nanjye akankunda nk'umuhungu we. Rero gushaka kurenga umurongo ntabwo byari kugenda uko mbyifuza, kuko byari bihabanye n'imyumvire ye, bihabanye n'umuco, kandi nyine byari kuba ari icyaha n'imbere y'Imana. Niyo mpamvu nanjye nari nazanye utunini dusinziriza, kuko sinumvisha ukuntu umubyeyi wanjye namusaba urukundo akabyemera, cyangwa se ngo musabe ko dukorana igikorwa cyagenewe abashakanye ngo anyumve. Numva uko byagenda kose mbimubwiye yantera utwatsi, ndetse nareba nabi bikaba byagera kuri papa, kandi we nta mbabazi yari kugira. Papa yarankundaga cyane, ariko nanone yagiraga igitsure. Ibaze rero yumvise nagerageje gushaka kumutwara umugore. Iby'urukundo rwa kibyeyi byari kujya ku ruhande, akabanza akanzingazinga, akankuba akankobanya, akanyumvisha. Yamara kungira intere akanyibutsa ko nashatse kugerageza ari mama wanjye, kandi akanyibutsa ko ari umugore we. Aho mu cyumba rero mama ashaka ko nsohoka, namubwiye ko ntari busohoka atambwiye ikibazo afite. Naribaraguzaga ngo ndebe ko nakikiza ikimwaro. Nashaka guhindura imimerere ngo mwereke ko ndaho ngaho kubera kumuhangayikira, ntagenzwa no gukora ibidakorwa. Yambaje inyungu ufite igihe namenya ko arwaye, kuko yari yahereye karambwira ko nta kibazo afite, ariko nkakomeza gushaka kumenya ko arwaye. Numvise ari nk'umusumari ajombye mu nkovu yendaga gukomera. Natekereje akanya nanjye n'ikimwaro ndamusubiza nti imyaka yose mungaburira, hari ubwo mba numva nawe warwara nkakwitaho nkagutekera akantu. Amutarivunaga yarandebye araseka, arambwira ngo ningende gategure n'ubundi mushiki wanjye ntawe uhari. Numvise nsinze igitego kuko impamvu yo gusohoka yari ibonetse. Namubaje ibyo ashaka ko nteka, ambwira ko yifuza ko namukarangira ibishyimbo byumutse, agafiriti ndetse na salade. Ambwira ko kandi bibaye byiza namutunganyiriza umutobe w'inyomoro kuko yawukundaga. Burya nanjye nari nzi guteka, kandi nta mugabo nabikoraga igihe kinini, ariko hatari mu rugo, ahubwo muri gato ya mugenzi wanjye Claude, cyane cyane iyo twabaga twabonye amafaranga. Mama namwatse amafaranga areba muri tiruwari akuramo inoti ya 5 arayimpa, numva yivugishwa ko amafaranga yabaye make, ndetse yongeraho ko wasanga ari Tonestine wayakuyemo. Nari mbizi ko ari njye wayakuyemo, ariko byari bisanzwe amafaranga ntiyari ikibazo. Nahise nsohoka njya guhaha ibyo guteka, ndetse ngura ibinyomoro byinshi, kuko numvaga nanjye shaka kunywa umutobe. Navuye guhaha ngeze mu rugo numva mama yageze muri douche. Mbanza gusimbukira inyuma yayo, ndongera ndamurunguruka, noneho ndushaho guhindurwa. Hari imimerere tugeramo tukumva ni myiza cyane cyangwa tukayumva ukuntu, ariko nyuma y'igihe runaka twasubiza amaso inyuma tugasanga twarinjije abapfu bahagaze. Umuvuduko n'ubushake nari mfite iyo mbitekereje, natekereza n'ibyo nakoze ndetse n'ingaruka byazanye mu muryango wanjye, mpita numva ntakwiriye no kubaho. Namaze kumurunguruka mpita nihuta njya gutegura ifunguro. Namaze kuritegura mpita nihutira kubanza kuri mushyikiriza mu cyumba cye. Sinifuzaga ko yarira muri sala amanje, kuko numvaga byatinze umugambi wanjye. Nirinze kandi guhita mukora umutobe w'inyomoro yifuzaga, kuko nashaka kumukorera akantu kandi nkagakora amaze kurya. Yatangiye kurya ambwira ko biryoshye.
kandi uhereye ubwo ko ngomba kujya mutekera byibuze rimwe mu cyumweru. Numvise nishimye cyane mubwira ko nzajya mbikora. Guteka sinabikundaga, ariko iyo uri kumwe n'umugore wifuza, igisubizo gihora ari yego ku byifuzo bye byose n'ibyo atarakubwira. Namubwiye ko ngiye kumutegura umutobe, nuko ati byiza cyane muhungu wanjye. Yabivugaga aseka, nkabona harimo no kunkwena kuko yari yamaze kubona ibimenyetso bidasanzwe. Mama yakundaga kwemera no guhakana yisekera. Yashoboraga kuguhakanira ikintu aseka ukagira ngo wenda araza kwisubiraho, ariko nyuma ugasanga atajya ava ku ijambo rye. Nanjye nari namaze kubona ko nasutse amazi ku rutare. Mbona ko ibyo nibwira bidashoboka usibye gukoresha uburyo bwa kabiri. Nagiye mu kabati mfata akuma kitwa juice blender twakoreshaga dukora umutobe. Mfata ibinyomoro bike ndabironga neza, isuku yo yari umuragi wacu. Nafashe ibyo binyomoro ndabitunganya neza, hanyuma iby'imbere mbivanamo mbishyira muri blender. Byantwaye umwanya utari munini, ariko ndabishobora cyane ko nashaka gukora umutobe mama yanywa agahita amara, njye wanjye nkabanza kuwukora nyuma. Nasubiye mu cyumba cyanjye nihuta, nshaka agapfunyika kanjye karimo bya binini bisinziriza, maze nkuramo kamwe ndakajyana ngashyira muri blender, hanyuma nyicomeka ku mashanyarazi ndayatsa. Ntangira gukora umutobe imvange y'ikinyomoro ndetse n'ikinini. Narabirangije ndawuyungurura. Nta sukari nashyizemo kuko mama yakundaga umutobe w'umwimerere. Ubanza nakoze utari umwimerere, ariko kuko yanashyizemo ibyakorowe mu nganda, ndavuga ikinini. Nawusutse mu kirahure ndebye uko usa ndawuhimbaza kuko numvaga ugiye kumfasha kwesa umuhigo nari maranye igihe. Ninjiye mu cyumba nsanga mama yasoje kurya kandi ntiyabimaze. Ntiyakundaga kurya cyane. Namuhaye umutobe yifuzaga, nuko nanjye mwicara impande. Yambaje impamvu ntariye, nkaba ntakoze n'umutobe, mubwira ko ndi burye saa sita. Ayo masaha yari amasaha ya saa yine. Mama yagotomiye umutobe ndetse ambwira ko uryoshye cyane. Awumaze ampereza ikirahure nyisubiza mu kabati, ariko nagomba kugaruka mu cyumba nkategereza isaha ye maze nkamugurguba uko numvaga agomba kunduhura umutwaro yanyikoreje atabizi. Nagarutse mu cyumba asanga cyicaye, maze yashize umwanya mbona atangiye kwibyiringira mu maso. Umutima nikakubayeho imbere wampereye. Natangiye kumva afitiye impuhwe mama, ariko uko byagendaga kose niba yarabibye yagombaga gusarura. Yambwiye ko yumva afite ibitotsi, ambwira ko yumva acitse intege ashaka kuryama. Namubwiye ko nubwo yamakanyije ngo ntarwaye, njye namaze kubona ko arwaye cyane. Nari mbonye impamvu ituma nirengera. Yakomeje kugira ibitotsi bikabije, mbona yuko acitse intege. Nanjye nahise amufata mu mayunguyungu ahita anyegamaho, mbona ko intege z'umubiri zamushiranye. Nuko mwitegereza cyane mu maso, mbona yuko isaha yanjye igeze. Nahise mvana n'inkweto. Reka nguresha karindwi cy'inkuru uko nateye inda mama wanjye arahakirangiriye. Niba hari amatsiko uzigiranye uko byaje kugenda, wicyo usabwa gusa ni ukureba munsi y'inkuru ukareba ahari butukura ndetse ijambo subscribe ugakandaho, ugahita ukora n'akamenyetso k'inzogera gahita kaza ku ruhande kugira ngo dushyiraho igice cya 8 uzahita wakira ubutumwa bugufi ukumenyesha ko kigezeho ugahita ucyumva. Mwabyumvise rero, mwumvise ibyabaga ku musore Mukiza Jean Baptiste aho yaragezeho agomba gutega noneho imiti nyina wamwibyariye, ariko akagera ku ntego ze byose biturutse ku myitwarire ya nyina yagendaga agaragaza. Ese inama mwaha umubyeyi nk'uyu ni iyihe? Inama mwaha umwana nk'uyu ni iyihe? Reka rero mbashimire cyane ku rukundo mukomeza kugenda mugaragaza, by'umwihariko abarebye igice cya 6 cy'inkuru ndetse n'abatanzeho ibitekerezo barimo wowe Niyonzima Fafa, Timofi Singirankabo, Letitia Kabirori, Mukeshimana Ariete, Divine Kanyange, Nzayinambaho Moses, Prosper Muhimundu, Ndayishimiye Jean Bosco, Niyonzima Gilbert. Mwese comment zanyu ndagenda nzibona hano. Dafroze Uwingeneye, Meni Sami, Kariza Mireye, Jean Dodier Nakintije, Safari Angela, Nibora Muhamedi Azizi, Dadi Jacobu Musonda, Anik Harushimana, Ntacyuritimana Prote, Fisi Jeremy Niyonkuru, Jojoy Jojo, Bridge Rukobe, Ruhu ABZ, irizina rirangora cyane, Justin Mama, Chris Sibizi William, Bimenyimana Elize, Ndaruhutse Adalbert, Jean Marie Mbona, Dusenge Ihene, Pamela Gahimbare, Menya Vuba TV, Beatrice Ingabire, Eve Winnie Sanzimana, Emmanuel Baributsa, Jeremia Kwizera,
Ntirenganya Alexis, Kamikazi Denise, Jean Bosco Ahishakiye, Thierry Niyomwungeri, Onesphore Niyonkuru, Kubwimana Cecile, Maria Goretti, Ishimwe Rufu, Ntabareshya Françoise, Uwitonze Ange, Uwamahoro Clementine, Abdul Junior, Ntawuhorahiriwe Jerome, Edouard Sengiyumva, Bimu Iburundiano. Mwese ndabasuje, comment zanyu ndagenda nzibona, barimo nawe Jackie Kanyange, Edouard Nsengiyumva, Niyo Uwase, Hermes Bashirahishize, Anezi Mfatiyimana, Rebecca Uzamukunda, Ntakirutimana Trifine, Arsene Nzanywayimana, Eugene Niyonkuru, Salimu Mukapa Omar Komera cyane, Innocent Kwizera, Ale Mama, Joseph Ndayikeza, Thierry Nkunzimana, Ndereyimana Adronis, Sanzimana Emmanuel, Francine Muziranenge, Ani Ndayishimiye, Papa Samu Komera cyane, Keza Kimana Fabiola umeze utaho mu Burundi, ndetse nawe Kariza Mirere nagusuhuje. Kariza Mirere uranyibye nagusuhuje. Ale nawe Tumusime Bruce, Sania Nahishakiye, Gilbert Nankwa Hafi, Epafrodite Dukuzumuremyi, n'abandi mwese mwatanze ibitekerezo muri benshi cyane. Vestine Mugisha, Kayitesi Louise, mwese ndabasuje, ndetse nawe Jean Claude Niyibitanga, aho muri hose ndakomeza kugenda mbasuhuza cyane kubwo ibitekerezo mwakomeje kugenda mutanga, ndetse n'uburyo mugomba kwitwara kubwo ubutumwa mwakomeje kugenda mwumva muri iyi nkuru. Jean Claude Niyibitanga Rokomera, Jordan Richard watanze ibitekerezo mu bambere ndagusuhuje, ndetse nawe Mukashyaka Claudine, Candide Nzeyimana, Ishimiyimana Isirashaje, ndetse nawe Betty Clementine, Nzavuga Jean Claude, Kamikazi Denise, Kiyemba Deo, ndetse n'abandi mwese mwatanze ibitekerezo. Uyu Kiyemba Deo hari igitekerezo yatanze avuga ati, gusa iyi nkuru isa n'ibyambayeho, gusa nge yari umugore wo ku ruhande nakunze ndenze urugero, ariko we afite abandi nawe yikundiraga, akambeshya namugenzura nkasanga ibyo tuvugana bitandukanye n'ibyo ambwira. Birambabaza cyane bitavugwa, ndananuka ku mugaragaro by'ukuri, atari uko mbuze ibyo kurya, ariko nabyo byananiye kurya igihe cyose nabaga namutekereje. Ngira ngo mwabyumvise rero, uwo n'undi nyine ufite inkuru itandukanye umuntu ashobora kugenda nawe abagezaho igihe yabyemera. Nibutsa yuko iyo ufite inkuru uyimpereza kuri 073 29 iyo niyo nimero yanjye iba kuri WhatsApp, ntabwo wayihamagara. Hanyuma nawe Musa Filimon Komera, Frere Mugisha, Eric Ndagijimana, Aline Niyo Ndagano, Titia Kabere nagusuje, Mugwa Freddy, Donatien Nduwayezu, Salomon Fitire, Nyiraruhango Devota, Samsoni Shimiyumukiza, Mushime Charles, Bizimana Alexandre, Efra Nkundimana, n'abandi mwese mwagiye mukomeza kugenda mutanga ibitekerezo. Ndabasuje rero, mukomere mugire ibihe byiza, mukomeze kugira amagara mazima, kandi ndetse mukomeze kubaha umuco no kuzirikana umumaro wanyu muhazaza h'abana banyu. Murakoze, murakarama, mugire ibihe byiza. Ngiri JD wanyu ubara nanjye nyine ukora subscribe kuri Yambi TV official, ugakanda akamenyetso k'inzogera gatakaza ku ruhande, hanyuma ukaza no kuri Instagram username ni JD wanyu. Utayizi wareba no kuri iyo foto aho hari logo ya Instagram, iyo ni username nkoresha, biyanditse muri Instagram uhita umbona, hanyuma ugakanda follow tugakomeza kugenda tubana. Mukomeze kugira ibihe byiza, ndabakunda.